ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeze abane namwe ndabasuhuje kaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twege slogan yacu ni twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. So ndikwe n'iki kintu tuba tugamije umunsi ku munsi. So umuyobozi wa RMC Mutesi Scovia nibwo mu minsi itambutse basize hanze itangazo riburira cyangwa rimenyesha abanyamakuru ba siporo uko bakabaye bakoresha imiyoboro ya radio ndetse na televiziyo kugira ngo bakore siporo nziza cyane. So ubwo byari kuri Radio Rwanda nibwo abanyamakuru bakiriye umuntu arangije akora amakosa avuga ibitari ngombwa. Bukeye bwaho uwitwa Ruvuyanga nibwo yaje gusaba imbabazi abanyarwanda muri rusange ndetse cyangwa abantu bakurikirana umunsi ku munsi nyine bumva urubuga rw'imikino, yumva ko nyine bakoze amakosa kandi buriya umuntu aba agomba gukosa ahubwo akabyigiramo. So ni byinshi byagiye bivuga ati ni nabwo hahise hasohoka nyine ubwo iyo baruwa cyangwa iyo lettre ya RMC iburira abanyamakuru ba siporo ko badakwiye ko nyine bafata uruhande babogamiraho cyangwa bagakoresha nyine inyungu zabo runaka kugira ngo basebye abantu cyangwa kugira ngo basebye amakipe runaka. So byagiye biba binini cyane, abantu benshi bakaba bavuga ati hari amaradiyo amwe n'amwe afite abanyamakuru babogamira ku makipe cyangwa bagasebya andi. So mwiyo baruwa ikintu yari igamije kubwira kwibutsa abanyamakuru bakora imyidagaduro yuko badakwiye gufata uruhande babogamiraho cyangwa bakaba bakora umwuga akaba ari n'abavugizi bayo makipe. Ibyo bintu ntago bikwiye habe namba. So twagiye tubibona cyane hari amaradiyo amwe n'amwe abacuruza amatiku, abacuruza kuvuga ati imbogamiye ku ikipe runaka, undi akavuga ati imbogamiye kuri iyi kipe bakangiza indi cyangwa bakangiza iki, bakavuga ati rero gutyo ni ugutandukira amahame y'umunyamakuru w'umwuga ubarizwa muri RMC. So ni lettre ndende cyane bandikiye imenyeshejwe abanyamakuru ba siporo kwa ko ibyo bintu byagiye bivugwa kenshi, bakavuga ati iyi radio iri kuri uruhande, iyi radio iri kuri uruhande, nyine twagiye tubibona mwese murabizi. So niyo mpamvu RMC yatanze umuburo. Reka tubanze tubyumve muri buno buryo mama Rwagasabo abisobanura. Ubwo ni umukuru wa RMC ndetse na Ruvuyanga ko ako gace twagasizemo kugira ngo tugendanire hamwe noneho tuze dukora conclusion. Umuntu araje ngo wamuhaye mikoro kuri televiziyo cyangwa radio cyangwa ni ikinyamakuru cyandika aratukanye, wenda ukavuga ngo yagize ati nibisambo n'ingegera n'amabandi, wenda ukavuga ngo ntago ari wabivuze, yabivugiriwe muri salon nge nari bumenye, undi mufana wari uri kuri stade yari bumenye ko uwo muntu ari ukavuga. Nukuvuga ngo ntago uri muntu wigeze atukana, hatukanye wewe wamuhaye hatukanira. Ndifuza ko dutangira urubuga rw'imikino rw'uyu munsi ariko tubanje kwisegura ku bakunzi ba Radio Rwanda. Ku munsi w'ejo bagenzi bacu hano umuntu bavugishijeho muri Rayon Sport utaritwaye neza kuri izi mikoro agira imvugo akoresha cyangwa se mu magambo yavugaga ntabwo mu by'ukuri yari ahesheje icyubahiriza imikoro tuvugiraho z'igihugu. Mu izina rero ry'urubuga rw'imikino dusabye abadukurikira imbabazi. Hari abavuga batari live wamukontorora akivuga igitutsi cya mbere wowe ufite ububasha bwo gukuraho mikoro, kandi nabo ugahita abantu uti ntabwo radio televiziyo ikinyamakuru cyacu ari urubuga rw'itukaniro rwo kuvuga ibidakwiye gusebya abantu. Niba ari aya magambo uvuga saba imbabazi abaturage bari banyumva, bari bumvaga radio mbabwira amakuru ntago nababwiraga ibitutsi, basaba imbabazi ati ntazo nsabye sohoka, kuko niwe muyobozi w'iyo radio muri icyo kiganiro ukamusohora. Noneho umunyamakuru uzirukanwa n'umukoresha
kuko yanze gutambutsa ibyo bintu bigayitse azamutoregere natwe dushaka undi tumuregera ariko abantu nibahagarike birakabije nuza no kubireba abanyamakuru bamwe muri twe twatwawe no gufana turarenga ushobora gufana ikipe ariko bayigeraho ukikura mu nkuru niba uri umunyamakuru hari igika twavuzemo ngo abantu batandukanye kuba abavugizi b'amakipe no kuba abanyamakuru b'imikino. Nizere ko mwabyumvishije namwe witwa Mama Scoville Rwagasabo bisobanura ndetse na Ruvuyanga. So ni nanone bagiye bitsamo akantu bavuga ati kubera iki uhereza umuntu platform akaza kugusebya umuntu cyangwa akavuga ibindi biterekeranye, ubwo buriya ikosa rizajya ribarwa kuri wowe. So niyo mpamvu hano baburiye ibitangazamakuru baburiye amaradiyo, baburiye amateleviziyo ko badakwiye gufata abo banyamakuru bakaba ari abavugizi b'ikipe runaka. So niko byagiye bivugwaho umunsi ku munsi cyane. Nge sinzi ko nyine nabyumva cyangwa nabisobanura, niko abantu benshi. Ariko se akantu tugiye kuganira muri comment, koko wowe byanyabyo ubona koko nyine ko bino bintu bihari cyangwa nyine n'ukubeshya nyine ni za paparazzi z'abantu? Ariko ko bigaragara buri muntu wese abona yuko ibyo bintu n'ubundi bihari. Ariko icyo RMC imenyesha cyangwa icyo iburira abantu muri rusange cyangwa abanyamakuru b'umwuga ni uko ibyo bintu byakabaye bitabarangwaho, ahubwo bakabaye bavuga ati nubogamira no ukora imyidagaduro gutya, akora imyidagaduro. Twagiye tubona n'abantu bavuga ati kuvuga kuri APR na Rayon Sports nizo kipe zicuruza, izindi ntago zicuruza. So ni byinshi cyane, namwe murabyumva, amaradiyo amwe namwe abikora ibyo bintu murayazi. Ariko icyiza nuko bavuze yuko hari n'ingingo izahana umunyamakuru uzakomeza gukwirakwiza ibyo bintu cyangwa kubagamira ku kintu cyangwa gukora ku kintu. So mureke twubake siporo nziza cyane itabogamiye kuri kanaka. Mve ngo iradiyo ngo iri kuri Rayon Sports, iradiyo ngo iri kuri APR, iradiyo ngo iri kuri Gasogi, iradiyo iri gutyo nyine tu. Nicyo kintu RMC ivuga, kandi amategeko yayo azashyirwa mu bikorwa nihagira umunyamakuru uyarengaho. So twe tuganira siporo, ni nacyo iyi letre ya RMC yasobanuragamo muri rusange. Ubwo nyine nyuzemo mu ngingo nkeya, ariko mwajya no ku rubuga rwabo mukareba ko harimo n'ingingo nyinshi. Yasizweho n'umukono uwitwa Mugisha Emmanuel. So biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mureke noneho dukore ubunyamakuru bw'umwuga, tureke kujya ku ikipe runaka. So amakuru nakagaruka, imyidagaduro turi kumwe. Ciao ciao.